Nanashimire Ange Kagame mubwire ngo thank you Ange warakoze urasa na papa wawe kumpostinga byonyine gusa kumpostinga ngo ntajya hemwa kumva dore imbogo ni ikintu cyanejeje ni ikintu nageraga mu bandi bakobwa barangije kaminuza basobanutse nkasangira nabo ntakwiye gusangira nabo rero ndabashimira cyane umuntu wese wagiye agera uko antera inkunga haba kumpostinga haba kumfasha mu mafaranga haba kungira inama abo bose Imana ibahumugisha. Ndikumva uko biye. Fabric niki kigutunguye? Ange Kagame aragupostinga. Yaramupostinze. Yesu mwana we. Urumva ko nyamashe cyari abanyamugisha. Yesu mwana we. Fast yaraguteruye. None Ange Kagame aragupostinze. Nyamashe kirakarama. Kandi umuhigo nawe ufite umwaka utaha harya wo kuzagira uti. Uko uzakora mu kiganza cya muzehe. Kuri w'igihugu. Niwe wahize se? Niwe muhigo wahize? Niba madamu yaraneruye umuntu ukora mu kiganza cya muzehe nkaba ninje muri famille yose. Ukora mu kiganza cye gusa ugatabiza kunezeza. Ariko wa muntu uri kumva mu kiganza cye ugiye gukoramo. Ivuriro Amizero Life Center iri ni rya vuriro rihanga muri indwara zananiranye maze waryisunza agacukubiri no guhora garaguzwa gati n'amagara. Mu ivuriro Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Kwabibutsa kandi ko mu ivuriro Amizero Life Center tubafitiye na services zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore. Ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye service zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukasi buryo hafi ya Kagari ka Nyagatovu, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0787 24 22 29. Wanaduhamagara kandi kuri 0725 27 12 Ivuriro Amizero Life Center igisubizo ku buzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane inshuti bakunze urugendo Online TV bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Imana ikomeze kubarinda no kubaho umugisha cyane. Ngeri twa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanye ni kumwe na Jado ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Ngira ngo abantu badukurikiye hari uburyo utabumeze neza cyane. Ivuriro Amizero Life Center riherereye Kimironko hafi y'Akagari ka Nyagatovu uranyarukirayo kugira ngo babashe kukuvura indwara bakoresheje imiti iva mu bimera cyangwa se imiti gakondo. Nibo bantu bonyine bashaka kuba bafite imiti yizewe neza cyane. Ngira ngo iyo babonye gutya uhita umenya ko ubwo twagiye tukajya ku ivuko inyamasheke niho twageze. Ngira ngo ni Vava na Fabrice aba n'abatoto b'inyamasheke cyane bamaze kubaka izina hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Fabrice umeze neza? Meze neza ya live ndahumeka cyane amahoro y'Imana n'abane namwe abakurikira urugendo Online TV ngenda humeka cyane bandi cyane nkuru Fabrice wamubonye mushiki wacu? Mushiki wanjye dore mbaga none nasigaye sigarya ibintu asiga ku minwe gatukura byita ngo iki ibintu asiga ku minwe gatukura nasigaye byisiga shiterambere ryaraje kandi mbere mu cyara afataga ruwira agasigaho umvahira kagenda ubusa nubwo ndumutindi ntayo nisizira kagenda ngena rayisi na nubu ndacyayisiga ruwiri shahira karama kwisonga nayisize ku maguru ntirago nari kuyisiga ku muntu reka Bava umeze neza? Imeze neza ndashima Imana. Mukanya mbonye ubona Fabrice urishima. Ushimishijwe n'iki ntago mwari muherukanye vacancy yose ngira ngo? Twarabonanye akiza. Nyuma nza gutaha naniwe nsa nk'ureba iby'ubukwe bwo kwa Sarongo nge ntabyo namenye. Ariko ndamubonye none hanga hari kumanuka ntekereza ukuntu abana bo mu cyaro babasa mbona kabaye neza mbwira Yesu nti warakoze. Warakoze kuba warasizeho Samu, warakoze kuko amwitayeho nyine numva biranejeje cyane nshima Imana mu mutima. Rero YouTube Imana yasizeho njya nkunda kubwira Yesu nti Imana izaguha umugisha. Nkamubwira nti Imana izaguha umugisha bitewe nuko hari igihure ubuzima bwo mu cyaro wareba n'umwana w'i Kigali uburyo yambaye neza, uburyo yakarabye, uburyo yariye, noneho ukibuka bwa buzima babyukiramo warabizi.
umwana wo mu cyaro ni ukubyukira ku kijumba igishogoro kugira ngo ajye ku ishuri azamenye ubwenge ugasanga ni intambara rero mbwiye Yesu nti uhabwe icyubahiro pe mwarakoze Fabrice ukumbuye umushogoro kwa uvuze aravuze ndawukumbuye akavura nikago turebe ko twatera ukongera ukamera nukuri mwarakoze pe abari iby'ubutwari kubona umwana ameze gutya asa neza gutya abandi bana bo mu cyaro ubusanga bivuruguta basa nabi nta ugira amahirwe nkaya buri muntu wese ugerageza gukora ikintu cyiza ku mwana wo mu cyaro akamuvana mu buzima Imana ijye umugisha nukuri Fabrice ugiye gusubira mu cyaro Subi wacu ku ivuko nkuko bisanzwe ngiye nisubira wacu ku ivuko nigire kwirira umushogoro wanje natwe muzazi igishimbo kigiye kwera muvanga kigiye kwera ejo mu kwa 9 umushogoro raburiho nubwo turi mu kwa 9 ko mu kwa 10 umushogoro zaburiho neza ubagiye gutera n'umutonore nawe zaburiho umutonore tutonora ibishyimbo sha muza tubihere abanyakigali mwese bagiye gutera tugiye kurakora icyo bita visit Nyamasheke visit mushogoro visit mushogoro from Nyamasheke visit mushogoro Ariko Fabrice ni biki bintu wari i Kigali byagutunguye Samu njari fish ngo bita fish fire hariya ni fish fire narayiriye numvira ryoshye pe biryoshye mayonnaise ngiye sinjye nyiryo nariye na watermelon igihasa cyanjye gitukura rega Samu Imana n'ingabo Imana irakomeye cyane nampamvu nshima ati kwanjye Kigali ngabi wawe nkarara nkahirirwa nkambara amezi 2 ngongera ngasubira icyango gabara umugisha Imana iba yaramaye tugahura kuko nandi munangorera ibi ukora byose kugira ngo nizo televiziyo izo radio nkahumeka none ngura nsigandara nsinguruke neza araka ngareba gasobanuye neza ngareba makuru kuri Kiss FM ngo aracyari ngo nimba ngo ndayiro Valence papi BTN TV ndabona bareba cyane namvu menya makuru uri Kigali ngakurusha ko yamenya kandi ngende icyangugo mpamvu babwira ati wowe urinde iryo jambo randivuga Samu nukazata umwana wahishe impano ye ngo ayihishe hanze sibyo impano ye nazayihishe hanze uko reka yisohore nimero Samu ndakeka yishyiraho mpamvu mbwira ati umwana wanjye afite impano ariko nabuze uburyo yisohora Samu ntago ari umuntu mubi azakubwa Imana imeze ute niumva ari nziza azayipromotinga igere kure hari benshi azamuye nanjye ndimo bakaryuri icyo cyo nicyo njye haneza hari benshi yazamuye Samu hari abantu Samu yazamuye benshi kandi bageze kure munanye mfite urwego runini ndatambuka nkumva ijwi ryanjye riravuzwe ariko uziyo yanambutse n'ishara akagugu nijoro nambutse nkumva umunavujwe arahita ava dore Fabrice ari nijoro base ari kumanywa burumvikana ariko nijoro umva navuze ngo dore Fabrice ryaba ari izina rikomeye cyane ko umuntu yakumenya nijoro ahantu hakomeye nkumva bavuje ijwi ryanjye ahoroshye ijwi ryanjye nenshi ko yabona mu mujyi wabanza ariko ngena no mu cyaro nkumva bavuje ijwi ryanjye impamvu Imana irakomeye Samu cyane yawe irazwe igeze kure pe iyo bonye Fafa ngira ngo ibyo byose wamutanze kumenyekana nawe ukabona urwego agezeho ari uw'inyamasheke Samu n'abamvu Nyamasheke aturuka imigisha cyane Nyamasheke baraturuka benshi aturuka imigisha dore imbogo niwe havuye aje i Kigali aragafashe gusubiraho biranze ariko nge naragafashe nsubirayo nubwo kaje kongera akakigendera ariko pe Samu gusubirayo tuzasubirayo reka turekane n'amagambo ya Fabrice reka nshimire Bruce Melody cyane yarakoze njya nkunda kubwira Imana ntiwaranyoroshe ntiyamenya ko ndi umukozi wo mu rugo aza kundeba atitaye ku cyubahiro cye nuko ari aradeba amaze kudeba ntago kuba ndi umufana we no kubona arimbira ndirimba ari byo byari kumuzana n'imbaraga z'Uwiteka yarakoze nongere nanashimire Ange Kagame mubwire ngo thank you Ange warakoze urasa na papa wawe kumpostinga byonyine gusa kumpostinga ngo ntajya hemwa kumva dore imbogo ni ikintu cyanejeje ni ikintu nageraga mu bandi bakobwa barangije kaminuza basobanutse nkasangira nabo ntakwiye gusangira nabo rero ndabashimira cyane umuntu wese wagiye agera uko antera inkunga haba kumpostinga haba kumfasha mu mafaranga haba kungira inama abo bose Imana ibahumugisha ndikumva uko biye Fabrice niki kigutunguye Ange Kagame aragupostinga yaramupostinze Yesu mwana urumva ko Nyamasheke hari abanyamugisha Yesu mwana we fast yaraguteruye none Ange Kagame aragupostinze Nyamasheke irakarama Ange Kagame aragufata ati ntago nzatuka kureba dore imbogo ati sinjya mwemwe kumva dore imbogo kandi urabona ivuye mu ntara ntubuzwi ntago ubura umustar usanzwe uzi ariko ukagera i Kigali ubona ukoze ikintu nk'umuyobozi ukabona yagishimye ukabona yagikunze nukuri nibyo ubutwari ariko ngo waramuhamagaye wateruye agatelefone ati aro
amakuru yo kuri iyi mihanda nyine uhura n'abantu wagera mu bukwe wagera mu bitaramo ati twabonye yagupostinze rero ati ngaho uzamuvugishe wagira ubwo uhura n'abajepe atura umufana wanje hanyuma ukamubwira ati ariko wazampaye nimero zawe ubwo rero bakaziguha bitewe nuko babona wamugana icya gihangano yakishimiye ariko ntago ari we witaba ya telefone. Nimero zo wabwiye niki ko zarize? Nimero barazimpaye bitewe n'uwo nari nzihawe kuko arinda hariya ni umuyobozi nawe ntago nari kuzishidikanyaho ngo ntago ari iza huko numvaga ko ari uzitaba kuko naratashye njya mu rugo nditegura nza kuza kujya ahantu ha bucece ahantu numva nta kintu kiri bumsakurize ndahamagara maze guhamagara numva n'umugabo witabye. Ese ko nari nzi ko ari we uri bwitabe aba numva n'umugabo ni wenda burari kwita ku bana wenda se n'umutware wiyitabye aba ariko ntekereza ntireka ntegereze arari tabataro nanjye ntimuraho nyakubahwa turinde nti Valentina wuhe nti Valentina ntiwaririmbye dore imbogo urashaka nde nti mama ane nde mama ndengeye ingoma ati rero ati ntago ari we witabiye telefone ati njewe ndumujepi nijye ushinzwe kwitaba telefone ati yari ngombwa turabimubwira iyo atari ngombwa ntago tuyimubwira ati ariko nkumva ari kuvugana n'undi nguzi ko twabonye yaramupostinze wana nkumva ari kubwira nka mugenzi we uri ku ruhande ariko narababaye cyane kuko numvaga ko turi buvugane kandi mu kuvugana kwanjye nawe nari kubanza ngo mwarakoze narangiza nkavugana n'ukuri uzambara ivatini yabiri ku ngero rungana reka rero nimara kubona ari witabye mindukane Yesu mutuke ko nibakubambye nabe barakubambye banakubambye nabi buri mfirwa ruri ari umwana n'umuntu bw'ibyo bintu waramucyuko kuko numvaga ko ari bitangaza kuko numvaga ko abantu bose nyine bahura na president nanjye ndi buhure nawe ubwo rero biza kurangira mbwiye ati uzajye mu bitaramo ho yaje mu mikino y'imyidagaduro si ibintu nk'ibyo ariko numvishije mbabaye pe birambabaza kuko atari ugize gute witabye ariko hejuru y'ibintu byose hari Imana ikomeye nashimye Imana cyane kuba Bruce Melody yaraciye bugufa gahura nanjye nyuma ikamuzamurika ikamuhuza na president akora ibintu byiza ahura n'abari hasi Imana igomba kumuhuza nawe n'umuntu ukomeye I hate you ubwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo bita ndakwanga mushaka na unyange aheruka gusoriye nimba ari bayita twanga abana batahe amasaha arageze abana ntibatahe abasore bazi yubaho rero Imana izamumugisha merutse kubona umukecuru Musanze uvuga ngo aramufana ngo ashaka guhura nawe rero nta muntu n'umwe ufite nimero z'abastari bose sibye Yesu wenyine pe nimba mushyigikiye mu byakora nabonaga avuga ati ngewe hari akantu nzamubwira ako kantu nawuza kariko ariko nimba yumva yizeye Imana azamubona kuko Imana ishobora kugutambutsa urwego rumwe ngo kurenza urundi utayubaho rero ngereho ko no kuva umuntu umukecuru uvuga ati ngewe Bruce Melody ndamufana nzamubona mubwira akantu abantu baye bako kantu aragaki yego cyane ngira ngo iki kiganiro tugikoze n'umundi ngira ngo Fabrice ujye gusura ku ishuri umuhimpanuro unamwatureho ibintu byiza agiye gusubira inyamasheke urahazi ni ku ivuko ni mu rugo agiye gusubira kwiga agiye mu mwaka wa 6 agomba kwitegura ejo bundi akazatsinda ikizami cya leta kandi umuhigo nawe ufite umwaka utaha harya wo kuzagira uti uko uzakora mu kiganza cya muze kuri w'igihugu niwe wahize se niwe muhigo wahize niba madamu yaraneruye umuntu ukora mu kiganza cya muze nkaba ninjye muri famille yose ukora mu kiganza cye gusa ugatabiza kunezeza ariko wa muntu uri kumva mu kiganza cyo ugiye gukoramo kugisuhuza nahita please akora mu kiganza gusa nafata no ku ruhago ngewe kanashwe mu kiganza se none ngataye inzara ikakumikanja nta muntu wahuye nawe gihura nawe gitahe daga nanu Fabrice ugiye gukoresha impano yawe kugira ngo uzahure nawe ngiye gukoresha impano yanjye nige nsinde
kuko ni umuvugo impano mfite niheramo niyihana n'amanota azaba bizo nibwo izina ryanjye gitenge kuboneka ko ndamutse mu kiganza cya president yabarindi nkuru isi zamuka ufite amakuru ngo ufite umuvugo ukomeye ufite umuvugo w'amatora president ejo bundi nagaseke mpfundike mugana agaseke k'amakuru tugapfundikirire ngiye none ngo tugapfundikirire mu kwa 9 umwaka utaha niko ibintu bizameze yerekeje Nyamasheke niziye impano rugiye kumuha Valentine kuki wabo aza Imana yamushyize ku rundi rwego cyo musaba Fabrice ntukajye wirata ku bandi bana ngiye nirata sha ugereho ngo babwire ngo ati ngewe ngo murabizi ngo ishuri ryose ngo uriterure ngo ngewe ngo mudamu wa president wa Republika ngo yaranteruye iriya ni Imana yawe yabonaga ntanzira ufite zo kwiga urumva irazigucira rero uwo mwana uciye bugufi kandi usenga bitari no guhura na president niwiga ugatsinda izaguhereza n'undi mwanya ukomeye nkuko iwuhereza abandi bose igikuru n'ukuyubaha ugahera mu bwana bwawe ukunda Imana kugeza ukuze kandi ugakurikirana ku ishuri nturangare wabavuye mu rugo unywe igikoma waba ntacyo unyweye ukamenya icyo ugiye gukora ngo nukwiga kwikuye mu iki Fabri dusoza uyamo kutirata imbere y'abandi bana nyine kunyurwa n'utwo mfite nyine ubwo kunyurwa nuko mfite no kuvuga ati nimba mugo twarari umushogoro murye kandi mukunze nimba twarariye amateke tunyarye nyakunze nimba twarari ubusa n'umuto tuzi n'umukunze njyame mu gitondo abari gutegereje ibyo ku ishuri kuko president nacyo atadukoreye ku ishuri turarya cyane reka mbashimire abana b'Inyamasheke abantu bose badukurikiye abakunzi ba Vava ukomeze kumushyigikira muri filime abakunzi ba Fabrice agiye kwerekeza ku ishuri bwo mwese mu amasengesho kuri Fabrice kugira ngo azabashe gutsinda ikizami cyane banibuke no gukora subscribe kuri Niyonkuru Fabrice channel yanjye bita Niyonkuru Fabrice mukora subscribe ndayifite bita Niyonkuru Fabrice abantu mureba iki kiganiro mujye mumpiningira ku ma WhatsApp yanyu ku ma Facebook ndeko nanjye natera imbere nkagera mu yindi ntambwe cyane igiye kuzuza abantu igihumbi abantu muri kutureba ndayipininga imaze yayifunga ejo bundi imaze kugera abantu 917 ubwo rero abantu nibuzuza igihumbi ubundi tubone na watch time kugira ngo tuzakwa apply Imana ndebe ko nanjye nazajya ngenda mu modoka mvuga ati wewe Samu umugabo ukomeye mboneyeho no kubaza Samu rero ngiye rero impamvu iraca ntayitaho nimba mani yarafashe 500 akamishora mu ndirimbo Emi agaguruka agatanga essence akajya gukora indirimbo ntago Valentine ngiye wari ngiye uzavuga ngo iriya cano ngo ibiki kandi tugize gute tuyiteranyije cano yanyira hari rabitse nta kintu nayikozeho igihe muzayishakira muzabiteganira muzampamagara nibashyikirize cyangwa turebe nyine ibindi byo kuyikoraho ubwo muzabyumvikana ariko Amoni ubwo ndaza kumukuvugishiriza numve ko twazahura na Emi twese tukareba icyo gukora kuko yarasinziriye cano yanyu yarasinziriye mukareba ikintu cyo kuyikoraho reka mbashimire cyane abakunzi ba Valentine ndetse n'abakunzi ba Fabrice abana b'Inyamasheke bano bose bari Nyamasheke turabasuhuje cyane Kanjongo Cyato Macuba Karambi Ruharambuga Bushekeri Kagano Kanjongo Cyato gushaka umuhanda yenda kusa irenge yose niye yivuga imirenge Kanjongo Cyato Macuba Karambi Kirimbi Gihombo Bushekeri Kagano Karengera Nyabitekeri Bushenge Shangi bagiwe Macuba Macuba Mahembe kugira ajya byiruka cyane reka mbashimire Imana Jean Paul yo ngiyo murakoze cyane Imana ibarinde ibaho umugisha cyane